none se ngaho Danilo natubwire da itabi waruvuye gute navuye kubera ubukene utange amafaranga yo kuritaje ndakumbwira Dani ko abantu bamwe inzoga nibo babariretse kubera ukristo ako Dani yose unyine mu gifaranga no subira kwitaje ubu nyine mu gifaranga yasubira kwitaje yo Dani Dibo nani tabi nagiye kwa Muyomba mu Rwanda ufite akazi ko kubwiriza nari mu Gamba hindutse ariko rushimisha Dibo twarabanye igihe kinini basanga umuntu buri bundi pasiteri iyo mara n'imyaka igihumbi ataguhaye agatuta abwiriza mu gitondo na nimugoroba buringa ariko kubera kutamenya icyo wasengewe n'inshingano za pasiteri niyo hantu usanga abantu ngo azabwiriza wenyine niwe responsable niwe ukwiye akaba yakugiriye impuhwe akakugirira favor akagutamika umwanya ariko ataguhaye ntarubanza noneho babandi babasakuza ngo ntago bampaye agatuti none ntago baba bari mu bari ntibaba bari mu kuri ntibaba bazi structure y'itorero uko riyoborwa n'iki d'abord ikibazo nani icyo kintu gitwaziriza itorero ryano abantu baba mu tutangire murakaza neza kuri MDTV show twasuye Mutoni official iwe mu rugo bavandi yadutekeye inyama bishimbo amata nje yangure n'ikivuguto ko murabona hano naje yanguriye fanta dore ngiyi ni intore y'umutsima si ni inyama wari afite ikintu bita igishoma none ko Dibo ari agasi tudasenze kaza senga kandi ni pastor Dibo twebwe ukunda tumenyereye umuco tuzi yuko umwari cyangwa umumama yasigaye gucyura umukecuru yageza bari kwinjiza ifu yayo cyangwa umudobo yageza isenga ubwo twagiye rero imana izagira ko yemwe ko turariye yego tujya muto kamanze n'ubwo umutima wa kontu umeze yewe sinzi gucumba wa umutsima hiyo baye nifiguye insina taguze gucumba cyane ko naje kureba urwo rwa Mutoni ko rwifashe uyu mutsima ni sawa kabisa mutwara umwana washatswe ejo bundi takaza ducumbira imitsima idahiye Dani urahiye cyane tubiye urahiye kandi uyu mwita ni kivaju akora uyu mwita ni kivaju Dani toneka kama gato bagiye umuntu amanota atanu abantu batamenyerega guteka ngo yibagiye umuntu cyane nk'umunyu mwinshi ni ukuri ayibo umunyu ni mwinshi man umunyu mwinshi utera indwara ibishimbo yabiri mu ndi wowe harya uri umusita bano umuntu neze ko wari inyama gusa sinkunda kuzirya ntabwo ukunda kurya inyama gake niyo mpamvu wazaruye ubundi nkunda utwatsi so bunaruye inyama kugira ngo nabyo twibuke Yesu yego Yesu ndavuze ngo tujye inyama Dibo abamutaye imbuga itamuri sho bamuteye imbuga itadisi yewe ibaze mama uyu munyu wose uzanye n'uwa dote mbese wavuze ngo ukeneye reka bagura none azanye umunyu uruta imboga wagira ngo ni nkage kuhira aha turi ngaje ugiye kuhira kabazanye na take away oya urabutaha iwacu ntuzi ko cumve masayine ari ibaye twente tuzadushira ijugu uzi ko ntarinzi ko masayine iba kitengera pole sana wari uzi kwibahe masayine sinzi ukuntu nza numva ari nk'ahantu Kasarani ahantu ku musozi hejuru barumwaje hari abataza ariko hano Kasarani gaguhari kanisa ese ya kanisa byagenze gute abantu bose se tibaza bamwe uko ntimwamunywa amata juice kandi baravuze ngo abandi bazamwa ka juice ngo twe tuzatumwa
konyange. none se ririya kanisa muribona gute ribaye nyine nyine Danilo natubwire niwe bisa abereye kuja muri ya kanisa nari ubyumva gute ririya kanisa ribaye ntabwo uziko Bikabaho burangiye byase. inzoga y'amana uravuga ishuri izina ry'Imana kibona ngo nitabe sinjye ndihakana iminsi myinshi imyaka Nanjye nk'itandatu nkunda kubwira bikakubwira kandi ujura no mu ikanisa ukabyina igisirimu abanyacigiye twari abaturika mwana baturika kandi abakatolika kandi bose barabyemera ya twari tubyemerewe murumva ntabwo ikintu bita inzoga ntabwo urazi koza mu kanwa sokuru yarazinywaga yantumaga akanyanga ako sinigeze nkoza inzoga mu kanwa none se ribayeho inzu nanyweye nabunza nicuza ribayeho spadipe ribayeho ririya torero wabifata ute dibois ukaba waramuye spadi ukaba utarashaka seri mureza urabona ntabirenze none se njyewe mpora nibaza kubera iki abapasiteri baba babwiriza abantu bakijijwe mu makanisa gusa nyine ntibagende nk'hariya mu tubare ngo barebe abantu babanywa inzoga baje ahantu mu mabuwate babwiriza kubera ko babwiriza twebwe twamaze kwizera kandi hanze hari abantu batarizera urakoze ku kibazo cyiza cyane ikibazo cy'ubwenge evangeliste nasubiza kariya si akazi k'abapasiteri ni ak'aba evangeliste yego nibo bagenda none se nk'abadive ni bande bashinzwe gusengera aba evangeliste hako ntago sawa ndacha aba evangeliste se bo bazabajayo okay nyine abashumba nibo bagomba kubakurikirana akazi babasengeye sibo babaha amavuta n'imbara amavuta bagakora neza mugani wo byara gusa ukamazamura byaye ukuzore si ibyo nyine hari ikibazo gihari abantu batazabamenya icyo basengeye ugasanga umuntu yasengewe ku evangeliste umu evangeliste ni umuntu uje hanze y'itora akarira gushaka za ntama zazi none se barabibabwira akazibwiriza ubutumwa zakizwa icyo akora azizana mu ikanisa hakaba ahandi bita ngo ni misiyoneri aba misiyoneri nibo bagenda bakabwiriza ahantu ubutumwa misiyoneri wagiye no mu butumwa azamajana umugore n'abana kuko no kuja gutura no gutura imyaka runaka evangeliste gawaza agenda ari nka status none se mutaboja gutura muri boîte cyangwa mu kabari oya bo turano kasarani ubwiriza akabari nakaba hano chazo turutware twose twanye none se iwe icyakora misiyoneri ubwo narinde kuri evangeliste n'ubwiriza abantu bari loka bari around akabari mu rusengero no misiyoneri we niwe wundi ubwiriza abantu ahantu akahatura yarangiza abantu baba benshi akahereza umupasiteri responsable akagenda yego wanje mwana wanje sawa urakoze kubisobanura ibyo byiza ndabyumva ariko none ibyo bikorwa n'abandi abashumba badakurikirana abo ba evangeliste kandi nibo babashize ku murimo wese bambwira ngo urabasengera bagume bahagatuti mu ikanisa ntawe arabwira ati wowe genda uyu munsi wo ku cyumweru wiri kubwiriza ku muhanda cyangwa ugenda ureba ahantu bimeze gutya ndashaka ikibazo n'itorero rya none rifite abantu bari mu gusengerwa ariko ntibamenye n'inshingano n'icyo babasengera basanga umuntu buriya ubundi pasiteri iyo mara n'imyaka igihumbi ataguhaye agatuta abwiriza mu gitondo na nimugoroba buringa ariko kubera kutamenya icyo wasengewe n'inshingano za pasiteri niyo hantu usanga abantu ngo azabwiriza wenyine niwe responsable niwe ubikwiye buriya pasiteri atagi niko bigomba nta nubwo ari etimasti niko bimeze muri katiba leadership w'ikanisa kaba yakugiriye impuhwe akakugirira feva akagutamika umwanya ariko atawuguhaye nta rubanza noneho babandi babasakuza ngo ntago bampaye agatuti noneho ntago baba bari mu bariya ntibaba bari mu kuri ntibaba bazi structure y'itorero uko riyoborwa n'iki d'abord ikibazo icyo kintu gitwaziritse itorero ryano abantu baba mu itorero batazi
desituri y'itorero n'amatitire n'inshingano za buri muntu mu itorero. ariko ngewe ngomba kumva ko ibyo byose bipfira ku mutwe hejuru. Nimba bataricaza abakristo ngo bababwire itorero ryacu rigomba kwitwara gutya, tumeze gutya na gutya, none se umuntu uri mu itorero aba afite ikihe kibazo? Ibyo birahaba, ahubwo abantu bo mu itorero nibo bagoye kwishira hejuru, kumva ko ugomba kungana na pasiteri no kumva ko ugomba kugira access nk'iya pasiteri. nibyo nanjye nabyemeye kuko Gitwaza yigeze kuvuga aravuga ngo ninje ninguha umwanya wa mupasiteri uzanshimire wakoze ikintu gikomeye. bavuga ngo agatutu ngo tibabaha agatutu mu byumve akabahaze nta kandi nimwe mukagenera agatutu nta ka pasiteri ntawundi bagasange. ngewe numvaga ari bibi abakristo bahararuka umushumba kubera ko guhora abwiriza ko nuko utamenya. none se ngaho Danilo natubwire itabi waruvuye gute? narivuye kubera ubukene utange amafaranga yo kugura itaje ndakumbwira Dani ko abantu banywa inzoga nibo baretse kubera ubukristo ako Dani yose unyine mbonye ifaranga nasubira ku itaje ubu nyine abonye ifaranga yasubira ku itaje yo Dani nani itabi nagiye kwa Muyomba mu Rwanda ufite akazi ko kubwiriza nari mu Gamba ahindutse ariko rushimisha dipo twarabanye igihe kinini rushimisha tubanye igihe kinini umutesha umutwe wirirwa oya cuge ntabwo narinywa cuge nari ndi mu muriro twahuye ari umuriro azafata yarakijijwe nase ko wavuze ngo ntabwo ngo waretse kubera gukizwa waretse kubera nyine nyuma yo kubura ifaranga yahise akizwa nyine bamubwira ukuntu byagenze ubundi itabi nari ngira muri Kongo mba mu rugo muri Kongo mbere cyane papa ndi Umunyarurambo mu Bibango muri Kongo maze uruhu wacu wacu mu Rurambo ejo bundi ryari 2006 nese 2006 wakaze mu itabi wari umwana gute nose natangiye 2006 cyangwa nariretse nese icyo gihe wari umwana gute yari umusaza itabi se bigira imyaka ko ari bibi hanyuma noneho mwuka wera urumva noneho atakugendereye mwuka wera wiki mwuka we na twebwe ibintu bisanzwe pe kuko twebwe ni mu rugo wari na Jens abanyamurenge bazinga itabi shatwe twagira akarima k'itabi mu abasaza bari bagiye icyo bita inkono rero bakaba barimo barimwera itabi bisanzwe bino bibabi kirekire ese barabyumutsa ku muriro cyangwa barabyumutsa no kubyanika barazanika kubyanika hejuru ku idari no twe kunywa itabi rero ari ibintu bisanzwe nyine nta biba birenze nyine tu mu bakatolike nta birenze ni ukuri mbere urumva none ico gihe rero naritangiye nka bibiri wenda akoze gatatu abakatolike umwana muto byatari ni nko kukubona umwe yo mani birisere ntabwo ukabya kurimo pe si igitangaza umuntu kuvuga ngo uririmba indirimbo zibiri akabanza agasohoka hanze agashyiraho inkono yayirangiza abakatolike ariko niko bari bameze byo ni ibisanzwe neza urumva none nje mu Rwanda nje mu Rwanda urumva nari nkiri muto pe nari umwana sinakoraga nta mafaranga nagiraga naho ruguruga nanywaga itabi nihingira ako kantu waguraga buriki yarahinga ko nihingiraga numva nanywaga itabi mbona tarama yandika ngo amagambo ngo Daniel ngumve Danilo ntabwo yaretse itabi kubera ubukristo yaretse no kabikene urumva mama noga ngiye kwa Muyomba ndi umwana muto ntaho nzoza nja gushaka amafaranga ntaho uzogusomya nta bagenzi banje zibasi barimo mutso turisangira wenda bagira amafaranga kandi mu Rwanda hakaba discipline nyinshi mu Rwanda haba discipline natinya na Muyomba kubi urumva namwe itabi mu Rwanda nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 udufaranga twitike nari nasigaye uvuye ruguru udufaranga mama yampaye twitike utwasigaye atumariye ku itabi turacyakubabaza MDTV show ifite akazi
bageze muri papa SM yitwaga gutyo utera Ntore ntabwo barabita ngo ni igisoko ririya rya ruguru urumva ibyo si twanapfa kumenya tone motone oya mwese njye n'abari ako mukuru kavuye vuba ya Rwanda muri isoko sinyo bakaganywa Umwana uko yariguraga rino tabi rya kababa mani igikamba wakikuraga ko igikamba kuko ngo ncara habaga tugiye nikera mani 2006 2007 ako gikamba baba gusaranga abasaza baza bicara abakecuru n'abasaza barizanaga hajya ubugorora nyamagana baba biri kumwe n'igikamba ako mu Rwanda ntabwo namwe igikamba namwe rino zino intore zirabagura ku ibotike no udufaranga turanshirana ariko tutarashira ico gihe niba ari shikarete zibiri zaguraga 5 zitatu yego urumva gusa ko ndibuka ko ico gihe 5 yaguraga shikarete zitari munsi y'imwe zari nyinshi none ngatamfata zo kwica icumi ngatamfata 50 muto gutari kurya urumva ngatamfata 50 ngatanguramo shikarete ngatamfata na 5 nkakura intore twari dutuye ahantu oya bibi twari dutuye ahantu munsi y'abagashyamba kugira ngo abashitsi oya si ikibazo bafite ntari hari ubugari nta kibazo tikakuhinga naguraga nyinshi naguraga imwe kuko n'abana bakora ingura nyinshi turayazi ejo ntazobona irindi ryo kunywa kagura kamwe kakanywa muri rya shyamba namara kukanywa imboga gusa namara kukanywa kandi ibibaye by'ibiti bita ngo inturusu ibyo ndabizi sobeze inturusu by'inturusu byarahabaga noneho inturusu emani nkarya nk'igiti cyose kugira bimara mbanze nkuremo nyine itabi mu kanwa murumva noneho namara kubirya nkumva ryagabanutse kabona kunywa za shikarete uzi shikarete za 50 shikarete igura 5 shikarete zitatu zigura 5 zari nyinshi kuko twajyaga shikarete na 20 na nyine zabaga ari nyinshi tu kubera itabi noneho wakubitamo shikarete wakubisemo bya bibabi bye nagaza mfuje ifuka bya bibabi by'inturusu sha bigahita birangira ugasubira mu ishuri icyumweru kimwe nabaga mu gitondo ngiye kuja ku ishuri na nimugoroba mvuye ku ishuri ukari nywera hedani munsi yo mu rugo habaga urutoki yabaga n'ishamba noneho icyumweru cya kabiri shaka tufaranga turashira twari twasigaye kwitira byapfa byitike sha birashira noneho bishire hanjeyo kubura amafaranga mu gitondo nkabura ya ntore yanjye nimugoroba nkayibura hato baravuga ati yarangiye guca ndateza igitangaza ndateza ubusemo yamba namenya ko itabi ariko naravuye ruguru abizi ko sigaye aragufata ataramfata akagira ngo ni ibigambo ategereza kuzamana na nkwe itabi biramucanga mu Rwanda na nkwe itabi nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 hafi ukwezi mu gitondo rero ntangiye kukabura nimugoroba naribura nuko iminsi igenda yicuma kubera ubukene ndakita kugeza n'uyu munsi n'icyo gihe byaje noneho hari mama watureraga muri kantine atangira kutujana muri Sunday school cyanyine ntakiri muto ari muto man namwe yataye imyaka igera nko muri 6 7 agasaza ko paparijiti seriyo man namwe yataye ndi muto cyane nese waje gukizwa gute none icyo gihe rero basataga ndakubwira ko atakijije nyine narakijije ubu dusiga tubona arakijije siko musigaye mubona ni kondi noneho icyo gihe batabajana muri Sunday school ahantu twabaga twari abanyamurenge bake tugira ikanisa rimwe bamubise muri Sunday school ndatangira numva nyine ibintu by'ikanisa noneho hari umujama wabaga mukuru wabaga mu ikorari nkuru hatese konza mbona ukubagana kandi cyo kiraganye mukajya nashoshe urumva kuza mu usanga nkaho ucarutse ku maso cyane
kigo kwiga sente ndamubwira ati noyiga wowe yiga ati noyiga naho twatandukaniye n'uwo muja kuvuga gusa sino kwiga sente kuko ico gihe umucuranzi wacu yaragiye kugenda sha natangiranize piano gahoro niga igitondo nimugoroba nkajayo niga ikigoroba mu gitondo nkajayo gutyo birangira mfatishije nyine utuntu tw'utunota duke nari gufatisha ntangira gukora ikorari yacu y'abana kuyicurangira no mwuka atangira ukaza wumvaga n'ibintu byo gusengaga ni byiza ikorari y'abana ivemo ntangiye no gufatika nese ko mujama ahise agenda undi mujama warusigaye nawe agatangira kubura sha ninjira mu gakiza gutyo itabi mitandireka bitaniye no mu bintu by'ikanisa cyo no nafanaga n'akabumbu birenze uranasesengura n'akabumbu barakogeza ico gihe mu Rwanda nabyo nakora ahubwo nabikoze none nkiba ruguru byo kogeza akabumbu ruguru nari umusifuzi w'akarere wa Kintu ako kogeza wabikoze ugeze kogeza nabikoze ngeze hano i Rwanda ibitari none rero ninjire mu bintu by'ikanisa cyatabe narariretse cyane akabumbu kagenda kanshiramo buke sigarira kumukunga tuje kumukunga tajya kudaba ati nta tabi nta kabumbu ubu nyine n'umukunga umwami Yesu barakwijiye ibintu biba birahindutse none se ariko uzumva nyine nta kibazo nta n'umutima ufite wo kurisubira itabi oya iyo ubonye abantu bari kumwe ntataguzumva agatima kakandi kaba kari hariya ntabwo itabi bimaze igihe kubyo no kuvuga ngo ngikeneye itabi ubu nyine gaho no ndabuze amafaranga y'itabi uri ni mu bose uri umukire no mu Rwanda nageze igihe mba muri ghetto nyine imyaka igera muri 3 mba muri ghetto i Kigali nabaye muri ghetto sinova rero nari nabuze nkumwera itabi Daniel Kazimana cyubahiro nuko tucyubahiro abakunzi wa MDTV kadukarabe yemwe turakarabye Daniel kandi turanabwirije none ga mwabantu mwe muhinduke ntakeza kitabi sikumana n'izina ry'Imana kamvuge kano ka usiko namwe itabi baze dibu habe na muto narabizi nimo duhorana nta mugoro ubaho ntajyanye muri sport akenshi peje muri sport ariko namwe itabi kugira ngo mva hangaha niruka ngera hara ku muhanda kwatambika yuza gutya biranga nubwo ari kumbwira ngo ari amafaranga 100,000 mu minota 3 ubugezeyo habo byo byari kuvana kurira kwica nyine ririca baza dibu hamwe urumugara kubwe dibu akubwe nabaye kirara mu butari kente bitunza itabi n'inzoga sinigeze trying kandi most of my friends boss abenshi utarafataga kimwe afataga ikindi ariko Yesu yarakujegeje yes adufrake none ga abantu bagende bakizwe najya kanisa y'abantu basinzirishije taniri bahurirano abo ribaho batwiga simbonge yemwe mutoni yadutekeye neza mwana muhu mugisha cyane kugenda nshaka kureba abana ukuntu imbigo zihaye zikomera namuhaye amanota n'inama umugabo amutari rwose turamushimiye rwose afite imboga guteka yadutekeye neza umutsima ni muzima sagapfu imboga zikaranze neza ntago zirimo amavuta menshi utinya umutsima ushobora gusomeza fanta ibaze urakomeza neza kandi ikindi nabonye ko turavanga amata na sprite diba muzi ibintu mugani wayaka moto naragabura cyane gabura nirwo rugo rugabura ariko ngo mwariye kubera MDTV show cyane rwose ibi byose tubikesha MDTV show mbese ntaye mudi ntago mwari reka we turayikesha teka we turayikesha Daniel ebisho hanyuma ijambo turikeshe dibo birakomeye yemwe mwakoze cyane kudukurikira ni byiza murabizwa kuri MDTV show twagiye tubabwira nyine ko ari ibintu byo guteka cyane tuvuga ku muryango
ku bagore tukaganira ibintu byinshi bitandukanye. umuryango ni ikintu ciza cyane cyane, maze iminsi mbibwira urubyiruko. Ngo urubyiruko iwe se ni umusaza Iwe na madamu iwe na madamu, ese uhe madamu Ukunda urubyiruko cyane nyine Dibu ko ntarashaka ariko aza aguma kwifatira abantu. So mwakoze cyane kubana natwe. reka nisa nagiyemo baranyakira ngo nasize madamu abana bari muri holiday. Oya nanjye ibaze ko yambwiye ngo iwe na madamu ngo baza bakurikira MDTV show nama nemera. wamugira ngo Namangiraga ngo nibyo nyine ni umugabo. Ariko sinumiwe amaze kumenya ko ari ahubwo nzi wenyine. wabitahuye none umugore yavuye muke Umugabo ariko ntago uramugira wowe urubavu rwawe ntago urusizi dufite ahangaha iyo mpande bafite zibiri uyu ni madamu uyu ni twice taravamwo tuzomubona wa munsi wo mwambitse impeta no tuzemera ko yavuyemo. Mwakoze cyane, Imana ibamusha. Urugo rwa Mutoni rumeze neza, azi gucumba, azi guteka, baje iwacu. Oyaye murakoze cyane, Imana ibamugisha. Bye. akwimwita warakasa mutwe Kandi warujyoshe kandi n'umugani si ibintu. umwita wagira ngo ni ikivaju